rero abashobora kugira na contact na M23 bahura nayo bagapezanya ni abarundi. Noneho wareba abarundi ibyo igice barimo aho za Fizi, Mwenga, Minembwe na hehe ni ya zone n'ubundi hura na Uvira ikajya ni Burundi. Aho ni hahantu rero uvuga ngo ni conflict. Noneho iri ahantu abarundi bashobora kugira influence kurenza handi. Wabireba ngicyo binyereka biranyereka ko dushobora kuhabona indi zone y'intambara ikomeye. Yego. Noneho bikava muri bya bice kuko nka M23 yitangira buriya yahereye no mu bice nibyo byo muri Kivu zombi ariko bitarimo abanyamurenge benshi. Nyamara abanyamurenge no mu M23 yari icecetse bo batakaga ko barimo barakorerwa iyicarubozo. Hari igihe M23 itarwanaga ariko twirwaneho irwana. Yego. Twirwaneho irakubwira ko agahinda ifite none gahera mu myaka 7-8 ishize. Muri iyo myaka M23 yari yararambitse intwaro kuko M23 hashize hafi imyaka 4 yongeye kwegura intwaro yari yararambitse mu myaka 10 hafi 10 banzwe kuko bari bararambitse intwaro muri imyaka 8 muri 2013 bazubura mu mpera za 2021. Abo bantu rero bari bataraba bamwe na M23 uyu munsi ni bamwe. Buriya twirwaneho M23 ijya guhinduka AFC M23 Alliance Fleuve Congo M23 bigenda kuri twirwane hiri mu mitwe yomitswe kuri M23 kirya gihe. Yego. Ariko bamera nko bayivanye kwitangazo mu mpamvu za sécurité kubera ko biriya bice M23 yari tirabigeramo. Kuri ubu rero ubona ko none byararangiye nta kiyo guhisha kigihari. Yego. Rero FARDC cyangwa se Congo ishobora kwisanga ejo noneho M23 yamanutse yaje gutabara twirwaneho mu buryo bweruye hariya. Tukaba twahabona zone y'imirwano ikomeye cyane. Icyo gihe ni naho hava bya bindi bavugaga ngo byo gusubiza inyuma abarundi kugira niyo Uvira ivuyemo n'ikindi kuko abarundi bari kurwana hariya igihe M23 yakataza igana Uvira na hariya bahava. Yego. Batavuga ati tujye kwikonsantira kuri Uvira kuko Uvira ifashwe bibereye Minembwe na Mwenga. Uzarebe bamaze gufata Bukavu nibwo Emmanuel Macron bwa mbere yagiye kuri Twitter yandika ku itariki 15 saa 4 z'ijoro abwira M23 ngo murekure aho hantu murekure Karehe mugira iki. Bafashe binjiye Warikare mu kwezi kwa gatatu ku itariki 17 if not 16 nibwo societe yari hari y'abanyakanada n'abanyamerika hafite amabuye y'agaciro yasakuje iti turafunze bimeze nabi nibwo Amerika yinjiye mu kibazo mu buryo bukomeye. Gufata Uvira igare kumera nkaho none utangiye kujya muri confrontation n'ikindi gihugu mu buryo buri direct bashobora kubikora mu rwego rwo kwirinda pressure nyinshi. Yego. Ariko harimo n'ikintu cyo kuba byaba byanze kuko simwe bafitiye Evariste Ndayishimiye. Ngiye hari n'umuntu twose tuganira kandi undusha ibi bintu. Abamuga ati buriye M23 aho kwihutira gufata Uvira ari bishoboka yakihutira kwica cyangwa guhirika Evariste Ndayishimiye ibaye yabishobora. Noneho uzamusimbura akaba bamurobinga bati oroshye mu gutya. Ariko kuyifata hari ibintu byinshi byabibujije kandi bitari impuhwe bafitiye Kinshasa kuko hari strategique. Hashobora kuba harimo icya gatatu navugaga cyo kwirinda kwavansa mu buryo bugaragara na cyane ko gahunda yo kutavansa bari bayemereye Amerika mu kwa gatatu. Yego. Kuva buriya deputy witwa Ronnie Jackson yaza hano. Yego. Na Masadi Boros ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 baza. Amerika bari bamaze kwiyemerera ko ibintu byo kwavansa cyane bigiye kuba biretse. Bakaba rero bategereje kuvuga ngo none reka dohabyange dukorikize ya formule isanzwe. Kandi inzira yo kugera Kinshasa buri icyo gisangane. Abantu bahereye hari ni formule imwe. Ntabwo ihinduka. Ibyo bintu bitatu byose birashoboka. Ariko ikimuwe sinkemera kandi nicyo cya resistance iri stiff resistance. Nacyo ntabwo tuba tugomba kugisiga. Kuko abarundi hariya kurinda Uvira ntabwo bayirinda nka Goma cyangwa Bukavu. Hari icyo bisobanuye kuri bo. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya EBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 0788
30 23 99 cyangwa 07 82 70 40 wigeze wibaza aho ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Bakunze bacu turabasuhuje umurere mu mpande zose z'isi, abakurikirana Gasaro News ndetse n'abakurikirana Yves Nkwemuruge. Niba atarahindura cana birahinduka rwose. Hari igihe umuntu aba afite amacano menshi akaba turi gukorera ku yo ntazi. Andi mfite ntabwo ari mu mazina yanjye. Ego Tuvugiye. Yego, tugiye kubagezaho amakuru ndetse nzi neza ko menshi mukunda ibitekerezo bya Yves kuko ni umusesenguzi mwiza, ngiye nkuko mbyemera kandi ushoboye, ndetse navuga yuko umunsi ku wundi muramukurikirana, nanjye ndimo mukurikira ariko kabisa ni gutya. Ndagushimiye. Ngo ayikaze kuri zicano zombi. Gushimiye kumpa ikazi iwanyu hano mu rugo ho ndahahora. Yego. Banza naherukaga iwanyu mutaragira ibyago ngo Gasaro TV iveho. Aha n'ubwa mbere mpageze. N'ubwa mbere. Kandi ubanza bwa mbere n'undi ngaragara kuri YouTube, hari kuri channel yawe muri Covid. Uri kumwe na ba Mutamba Juliet na ba Claire Mbazende. Back muri za 2020 nko mu kwa karindwi. 2021 ntabwo nahaga muri Kigali. Yego. Rimwe nababaga za Rusizi. Ari nka 2020 gutyo mu mpera. Yego. Abawe noti mu kwa karindwi cyangwa kwa munani. Ubwo rero urakoze kongera kunsura. Yego. Tujye kujya mu makuru rero, amakuru atandukanye. Nagiye mbona hari amakuru menshi ariko se turahera aho ushaka. Aho ushaka wese. Aho ushaka nta kibazo rwose. Cyangwa se duhere wowe aho wiyumvamo cyane. Nje hose mpiyumvamo, nese ko nta kindi nkora. Ngewe ubuzima bwanjye nibi. Nibyo nkora, nibyo nsoma, nibyo ntakubeshyere kuvuga ngo nibyo kintu cyonyine nzi niko navuga. Yego. Meze nka Museveni buriya ngo nta kindi kinazo uretse kuba perezida. Anjye nta kintu munsi bazavuga ngo ntabwo nkemereye ku munyamakuru cyangwa se gukora isesengura. Nshobora kuzasubira guhinga kuko nibyo nari nzi imbere y'ibi. Yego. Nta kibazo, reka mere ahantu bita Rwitsa Nkuku wahabonye, aho nabonye ko ngo hari intwaro zirasa hitwa Karingi, bigatuma abanyamurenge bahungabana. Ngari nayo mpamvu biri mu byatumye hafatwa cyangwa se mama 23 ihigarurira. Yego. Buriya rero ku rugamba cyangwa se mu ntambara, rimwe na rimwe ibintu bivugwa n'ibihari bishobora kugira n'isano cyangwa ntibigira n'isano. Yego. Ariko igikorwa cyabaye kikaba igisobanuro cy'ibyavuzwe, cyangwa se ibyavuzwe bikaba igisobanuro cy'ibigiye gukorwa. Yego. M23 uriya hari umugabo nakundaga wayivugiraga mbere witwaga Oscar. Barinda. Yego, Barinda. Ntaga kivugira. Aheryo ubwo Oscar aho yani Canisius. Wona yigize ngo cyari binshaze niwe yaravuye byaranyobeye. Canisius. Yakundaga kuvuga ngo twebwe ntabwo dufata ahantu. Ahubwo baradutera tukabasubirana inyuma, noneho aho tubagejeje tukarinda abo tuhasanze. Biragoye muri ibi bihe kuzabona FARDC ivuga ko yagabye ibitero kuri M23 ari ibishatse, cyangwa se M23 ko yabagabyeho ibitero ariyo ibishaka. Ariko buri kimwe cyose cyaba kigomba kugira ibisobanuro. Yego. Nshobora kwemeza ko nshobora kuvuga ko M23 kuba yahigaruriye
urebye ngo nihe biri muri strategie zibiza gukurikira yego ku rwego kwigarurira hariya bishobora kuba impamvu nakita za defense yo kwirinda ibitero by'ahazaza bya FARDC kuko ibihe tuganamo abantu babika aya magambo ndi kubabwira turagana mu bintu bibiri bishobora kuvamo gutuza kw'igihe runaka kw'intambara cyangwa intambara ikomeye mu buryo bwegera iyo twabonye mu kwa mbere rero Ventura ikaba igerageza kugenda noneho yo ivuga ngo ke nitubona motifu turavanamo ahantu ahubwo hateye danger kurenza kuvuga ngo aha hantu hari intwaro ziremereye niyo mpamvu tuhafashe nabyo byaba birimo kuvanamo ya danger byaba birimo kwirinda byaba birimo no gutekereza cyane ku bihe biri kuza ariko niyo zaba zidahari muri ibi bihe Ventura izafata ahantu henshi ugahita wibaza ngo nzibiraho bahafashe kubera iki hari nyine ahantu hari strategique bazajya bagerageza kuhafata cyane cyane FARDC yo nikora ikosa ryo kubabanza aho bashoboye bazajya bahita bahafata kuko nk'amaginga ya hari amakuru avuga ko Tshisekedi imbere yo kuva mu gihugu yakoresheje inama ku itariki 18 ubwo z'ukwezi gushize 18 28 ku itariki 28 not 18 z'ukwa 10 yego itariki 28 akoresha inama yari irimo abantu bakomeye barimo na Jire uyu mugaba w'ingabo yego ababwira ko bagomba gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero bikomeye kuri Ventura cyane cyane bishobora gusiba inzira zitume Ventura yigarurira ibindi bice ubwo bafite uyu munsi n'ubwa Kisangani Uvira na Shopo iyo bimeze gutyo rero na Ventura iziki igiye kugabwa ibyo bitero ntabwo ibyo bitero biba ari biyizibira gukomeza gusa kwa avance bishobora kuvamo n'ibitero bisenya ingufu yari ifite kandi twibutse ibintu Tshisekedi yavuze mu mpera z'ukwezi kwa mbere birasa nkaho uyu musari bwari kwerekana ibimenyetso ko ari bwo abishaka ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere nyuma y'iminsi 4 gusa Goma ifashwe yagize adresse à la nation ya mbere y'icyo gihe asezeranya abanyekongo ko hazabaho gusubirana inyuma umutwe wa AFC M23 mu buryo bukomeye cyane bakayambura ahantu hose ifite yego nyuma y'amezi biratangaje ibyo bintu Patrick Moya yaravuze ngo turakomerewe ku rugamba rw'amasasu ariko tuzisubiza ahantu byanyura mu ntambara ya diplomasi byanyura no mu nzira y'amasasu maginga ya noneho ubu amezi agiye gushira ari 10 turebe ngo hari iki Tshisekedi imbere yo kujya muri ya nama yo mu Bufaransa iheruka yarebaga ibihugu by'akarere ariko cyane cyane Kongo yiswe y'ubugira neza ndetse n'iterambere Tshisekedi yasize yari mu kwibuka umubishop wibuka wapfuye n'umushi wapfuye mu 1996 dufata nk'ibe by'intangiriro y'intambara ya mbere ya Kongo yavuze ko abantu bibukavu n'abantu bigoma batabibagiwe sibyo uze kumuriza ibyo bintu avuze ko batabibagiwe agira atya avuga ati ntabwo twabibagiwe kandi igihe ni iki avuga ibyo bidateye kabiri agera i Paris Macron abavuze ibyo gufungura ikibuga cy'indege na Tshisekedi ahari nawe abishyigikiye M23 irabyanga ibitera umupira ubyohereza i Doha Patrick Moya yatangaje ati turi Doha yego kugira ngo dusenye M23 wa burundu nukuvuga ngo icya kintu Tshisekedi yise riposte vigoureuse et coordonnée mu kwezi kwa mbere ku itariki 31 muri 2025 urabona ko mu buryo bw'igisirikare no mu buryo bwa diplomasi nibwo kiri kugeragezwa rero iyo situation imeze gutya M23 ishobora nayo kuba yabikora ikavansa uhani kahafata ku mpamvu zo kuvuga ngo birashoboka cyane ko hava ibitero ishobora no kubikora kuko bayirasheho ariko noneho ikabigenera igisobanuro kiri suitable muri make nge aho nirinze kuza gusesengura imvugo ahubwo nsesengura ishingiro ry'ibikorwa bihari kuko turi kubona ibihe biganisha ku ntambara igihe cyose idoha haza kuva ibintu bidatanga karuma mbyite penikira kuko intambara ya Kongo ntabwo ndabona ibimenyetso byo kuyirangiza burundu byo ntabwo biraboneka
cyo koza ibimenyetso byo kuba hazamo akantu ko kwiturisha gake byo birahari. Buryo uko abantu bagenda basinya baganira biba biganisha kako kakaruma twakabona. Kandi dusigaranye imike cyane gasa. Uyu munsi turi ku itariki esheshatu niba ntibiri. Yego. Ku itariki esheshatu ni ukuvuga ngo dusigaranye iminsi 7 n'icyumweru. Ku wa kane utaha ku itariki 13 nta gihindutse biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bagomba kuba bari kumwe na Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye. Sibyo? Kugira ngo basinye, kugira mve ko igihe cyashize M23 igomba kuba imaze gusinyana na Kinshasa. Ntabwo Perezida Kagame na Tshisekedi bazajya muri Amerika M23 itarasinyana na Kinshasa. Kugira ngo ukuntu nta gihe gihari M23 imaze gusinyana na Kinshasa, Tshisekedi agomba kwicarana na cabinet ikemeza ibyo M23 yasinyanye na Kinshasa. Cabinet yamara kwicara, inteko ishinga amategeko ikabiratifying kugira ngo azajye hari afite ibintu uvuga ngo byemerwa n'abanyekongo bose. Icyo gihe rero ni gito cyane, niyo mpamvu kirimo utumanevure twinshi. Manevure zishobora gutuma uko gusinya kutabaho, zigomba kuba of course ari biturika, cyangwa manevure zituma nuko gusinya ni kubaho. Buri ruhande rurebwa n'ibi ngibi bizaba rugomba kuba rufite ibirurengera. Ni ibihe by'imitego kandi by'ibihe biri kurusho, ariyo mpamvu ngiye ndi kubibonamo ibihe by'amasasu. Igihe cyose aza kuba fopa idoha ntibumvikane ntibasinye, turabona amasasu akomeye cyane. Urebe ibindi bihe byose gusinya byagiye byanga, wagiye hakurikira iki? Urebe ngo mu kwezi kwa kabiri ngiye nkunda kwita nyine kuri ibyo bihe timeline. Uyu munsi ni ryari habaye iki, cyakurikiwe n'iki, areba ama coincidence. Uri muri babandi batekereza ko hashobora kuzafatwa nyuma aho uduce twinshi? Nge ntabwo nkunda kwemeza gutyo ngo gufatwa mbara kurwana ko amezi 8 mu ntambara zimeze gutya haba hahindutse ibintu byinshi. Mu bintu byinshi biba bishobora guhinduka muri ayo mezi nk'8, Kongo uyu munsi yazanye abacanshuro bashya ba Blackwater, bitandukanye na kwa kundi cyagihe hari abo muri Romania na Bulgaria. Kandi ubwo abo bazi failure abandi bagize habaye iki kugira batsindwe. Uburundi bwongereye abasirikare, uyu munsi havugwa abasirikare b'u Burundi bagera ku 14,000 hariya. Kongo yaguze intwaro nyinshi zirimo izo yaha, uyu munsi bafite n'ababirigi by the way bari kubafasha kuba training. Hari ababirigi benshi muri Kongo. Yego, ari ingabo z'ababirigi kuva mu kwezi kwa kane. Hari ibyo y'Amerika bagaruka ariko byavuzwe ko ngo batashye. Ubu tunavugana nta n'ibyumweru 2 bishize haje indege y'ababirigi izanye intwaro, indege y'ababirigi ya gisirikare inaci Bujumbura ikomereza i Lubumbashi. Ntabwo okay, ntago ari babandi ba mbere. Ababirigi barahari bari gufasha Kongo, barahari. Noneho niba hari abo bashobora gufasha mu buryo bw'imyitozo, Kongo yamobilije abasirikare benshi, yongereye abasirikare cyane. Mu ntangiriro nyuma y'ifatwa rya Goma, Kongo yashakaga kongera abasirikare hafi 520 kuko Jean Pierre Bemba yavugaga ko buri ntara ikenewemo abasirikare 20,000. 20,000 mu ntara 26 n'abasirikare barenga 500,000. Nibwira ko umubare batarawubona, ariko stili bafite abasirikare benshi bagiye hariya. Bongera intwaro, ngira ngo abantu bagiye babona imibare. Bongera icyo nakita ubufatanye mu bya gisirikare n'ibindi bihugu. Muzacunga ingendo za Gikabombo Mandiamvita mu bihugu nka Afrika y'Epfo, mu bihugu nka Brazil, mu bihugu nka Chad n'ahandi. Murebe ingendo za Tshisekedi mu bihugu nka Kazakhstan n'ahandi. None murebe n'izo ntambara zindi za diplomasi, wongereho n'ubu bufasha MONUSCO biri kuba. Igituma ntari gukoresha ngo no kuhafata na M23 yarakuze. M23 baze kuva mu kwa mbere kugera none imaze kwigwiza abasirikare batari munsi y'20,000. Yego. Muri abo batari munsi y'20,000 harimo abarenga 7,700 ngaye bahoze muri FARDC. Hakabamo n'abandi iyo yitrainingiye ubwayo. Impande zombi zari yubatse. Yego. Wabara uko kwiyubaka mu buryo bw'ibikoresho no mu buryo bw'abarwanyi, nge ntabwo ndi wa muntu ituza ngo mvuge 100% ngo harita hafatwa. Kuko n'ubu hari aho batarafata kandi utavuga ngo ni impuhwe babagiriye. Ariko iyi ntambara ikomeye gutyo haba hari ibyago byinshi n'ubundi byo kuba hafatwa n'ubwo bitari automatique. Kuko uyu munsi muri FARDC style turacyabonamo ibyuho tutabona muri M23. Ibyo wenda wabivuga gutyo byo yabishingiraho.
bimwe mu byuho bihari niba ushobora kubona igisirikare ukabona abasirikare bo kuri ranka ya generali bangahe barafunzwe mu gihe kitageze ku kwezi kandi ukabona umuntu yari akomeye umuntu yari ashinzwe zone ya 3 irimo Kivu irimo Kisangani irimo Chopo ubwo ndavuga Masunzu Pacifique ukabona umuntu nka Chiwewe wabaye umujepe mukuru wabaye umugaba w'ingabo arafunzwe ukabona abantu nka Baciko Shitambwe nawe arafunzwe none uko no mu banyapolitike amashyaka nka 12 aya yose aherutse kwibumbira muri Sovola RDC arasheshwe ukabona abantu nyine ibintu bimeze gutyo mugani w'ababajene bo muri football ngo harimo sambaratika burya bari ibibazo abari ibibazo biba bishobora gutuma no ku rugamba ibintu bitagenda neza ariko ntabwo ari 100%. Ibyiringiro byabo hari igihe biba bifite n'abahandi biri kandi M23 nubwo yerekanye gukomera uko buriya intandi bafite banini hari igihe iba yanagorana ntibyorohe bashobora kugira uduce bafata ariko wenda bakabagera ahantu bitagenda neza 100%. Ngiye cyo navuga ikigaragara gisomeka nuko intambara izaba ariko uko izagenda byo kubipredictinga none aha ntabwo mbi. Ni ukuvuga uyu munsi rero abo bita mu 23 n'undi bahora no mu Birigi. Oya ababirigi bari ntabwo bari kuri front line. Bo bari hirya bari gutoza. Ni nko guha amahugurwa. Yego. Abasirikare FARDC. Na akwazarendo ntibarimo. Wazarendo babuzwe n'iki kubomosa. Erega igisirikare kimeze nka kure kidafite imbaraga uziko buriya kuri tere wazarendo irusha imbaraga wavuga ngo intambara yo ku butaka. Yego. Wazarendo ifite imbaraga kurusha FARDC. Icyo ndacyemera. Aha FARDC ishobora kugira ikintu irusha wazarendo ni mu ntambara yo mu kirere wenda bamwe kuko bafite ubumenyi bari bukubwire bati iyi drone ikenera manete imeze gutya kuyitwara bigenda gutya itumbagira ikizi kilometero bisaba ko utayirenza altitude imeze gutya ibyo bishobora gusaba ubumenyi bamwe mu muri wazarendo badafite ariko uko wazarendo ikorana na FARDC ngo babonye ko Tshisekedi ejo ndi mwibaruwa yanditse baruwi yasoje ashimira abawazarendo cyane ntabwo byabura ko bavugana nimba bari gupanga prayo y'urugamba kandi wazarendo irwana umubiri akavuga ati ndi gupanga ipura ntabwo wazarendo yaburamo ntibishoboka iyo apanga nyine apangira abantu bose abwira abakamandaza ati uzaba ufite abana ntabwo wazarendo yabura rero kandi iri mu bo bakorana. Yego. Hanyuma se uyu munsi ko usanga abantu bavuga bati ibyo ngibyo byo kuvanga ababirigi bari muri Congo Blacota ati nibikabyo ntabahari ati se baba bahari ba 23 kabita bashyira mu itangazo icyo kintu akivuze mbitamo mazaho n'ikibazo ati ko tubona bavugamo Burundi ati kucyo bacancuro cyangwa ababirigi batabavuga abacancuro M23 yarabavuze kuki itavuga ababirigi ntabwo bari ku rugamba bari hirya ariko ikindi haba harimo ikintu kimeze nko kwirinda erega abantu tujye tugwa mu mutego wo gusuzugura ibihugu. Yego. Ububirigi ni agahugu gato nk'u Rwanda wajya kukareba rero mu mubyimba kagasuzugura gutyo yaba yirengagije ububirigi icyo buri cyo nimba ububirigi bwaragize ubushobozi bwo gufata umuntu ufite ubwene igihugu bw'ububirigi bukamugeza ku butegetsi muri Kongo bufatanyije n'ibihugu bya Afurika. Abakuru b'ibihugu barimo uwayoboraga Kenya bitwa Kenyatta abarimo Sisi wa Misiri abarimo Ramaphosa n'abandi bagize uruhare mu gutuma Tshisekedi agera ku butegetsi ariko ntibyari gushoboka atarimo apui y'ububirigi. Yego. Bamwe mu bantu bari muri M23 none bafatanyije n'ububirigi gushyiraho Tshisekedi. Corneille Nangaa ubwo niwe ndi gutunga gatoki to the other side Kabila ugaragaza ko M23 bumva ibintu kimwe ariko Nangaa kongera ati nibyo yashyizeho shitani nanjye zayikuraho. Icyo nashakaga kukubwira rero niba iyo shitani iri ku ruhande rwa Tshisekedi Nangaa wafatanyije n'ababirigi n'abandi kuko Tshisekedi yashyizwe n'abantu benshi cyangwa ibihugu byinshi kumushyiraho hari n'uburyo abagomba kugira ukwitwararika mu buryo akorana n'ababirigi no mu byo abavugaho. Ububirigi Kongo ni indagizo y'ububirigi kandi bihashize imyaka myinshi kuva mu 1884 Kongo ni indagizo yari ya mwami Leopold w'ababirigi nyuma y'ububirigi n'uyu munsi sinjya nemera ko ababirigi bayihaye ubwigenge bibavuga byo muri za 60. Aho hantu hashobora kuzamo kwigengesera kugabanya duel n'ababirigi nimba bifite imigambi minini kugira ejo batazakubangamira cyane. Kuki M23 yikoma Uburundi kurenza
abandi abari bo bose hariya mu ntambara fagiteri ya proximity irakora cyane. Uburundi buturanye na M23 abarundi na M23 bumvikana ku rurimi nk'uko twumvikana n'abantu bo muri M23 tuvuga ikinyarwanda no kuganira n'abarundi ntabwo basemuza, bavugana bakumvikana kimwe nuko nanjye twaganira tukumvikana. Muri uko kuvugana bakumvikana hariya baraturanye, ingaruka Uburundi zibagiraho zitandukanye n'iz'undi wari we wese. Uzanarebe mu gihe ingabo za EAC zazaga hariya abarundi bagahindura bakahitamo kwigira ku ruhande rwa Kinshasa, byari byoroshye ko bashobora gutuma M23 inflictinga Ross cyangwa se n'ibindi bintu ku ruhande rwabo batifuza kurenza undi wari we wese. Kunyekana byaborohera n'abarundi kuko baravuga ururimi rusa, barasa no mu buryo bw'imisusire. Umurundi ashatse yakigira umuntu wo muri M23 cyangwa se wo bafitanye isano no muri M23 ashatse yakigira umurundi. N'abantu bazibere mu Burundi hari abantu benshi bakomoka hariya mu Minembwe na hehe na za Fizi bahahungiye, abo ngabo buryo Burundi bwanabagarura umuntu ameze nk'uri wabo. Abo bantu none wajya kure no ntambara ikintu cya ethnicity ntitukanagisige, wajya no kureba nyine no mu buryo bwo kugura M23 ya factor ya proximity iraboroheye. Nka Afrika y'Epfo ijya kuza yashoboraga kuza, Afrika y'Epfo irakomeye mu buryo bw'igisirikare pari raporo y'abarundi cyangwa ibindi bihugu, mu bihugu bya mbere bikomeye irimo. Ariko buri Afrika y'Epfo yashoboraga nko kugenera backup ntiyibone ingabo cyangwa se ibikoresho bizajya kuva muri Afrika y'Epfo, izindi protocol. Ariko ubu Burundi ingabo zabo hariya M23 irashi ingabo mahiti kuzambutsa Uvira bakazigeza i Burundi biroroshye, bakeneye backup biroroshye. Abarundi wanavuga ko hari challenge ikomeye kuri M23 kurusha FARDC. Iyo baza kuba abarundi boroshye ku rwego rumwe na FARDC, M23 iba yaranafashe Uvira biba byararangiye. Iyaba boroshye nka FARDC biba byararangiye. Nawe rero iyo aho ngaho niba numva neza nawemeranye n'abavuga ko kuba mama 23 idafata Uvira ari abarundi bayibangamiye. Bifatamo ibintu bibiri nicyo kirimo cyangwa bitatu. Bifata ko bishobora kuba nka strategy yo kuvuga ngo tube turetse, kubera ko iyo ufashe ahantu hari key amahanga arahaguruka aragusakuriza. Uzarebe bamaze gufata Bukavu nibwo Emmanuel Macron bwa mbere yagiye kuri Twitter yandika ku itariki 15 saa 4 z'ijoro abwira M23 ngo murekure aho hantu, murekure Karehe mugira iki. Bafashe binjiye Warikare mu kwezi kwa gatatu ku itariki 17 if not 16 nibwo societe yari hari y'Abanyakanada n'Abanyamerika hafite amabuye y'agaciro yasakuje iti turafunze bimeze nabi, nibwo Amerika yinjiye mu kibazo mu buryo bukomeye. Gufata Uvira igare kumera nkaho none utangiye kujya muri confrontation n'ikindi gihugu mu buryo buri direct, bashobora kubikora mu rwego rwo kwirinda pressure nyinshi. Ariko harimo n'ikintu cyo kuba byaba byanze kuko simwe bafitiye Evariste Ndayishimiye. Ngiye hari n'umuntu twose tuganira kandi undusha ibi bintu avuga ati buriye M23 aho kwihutira gufata Uvira ari bishoboka yakihutira kwica cyangwa guhirika Evariste Ndayishimiye ibaye yabishobora. Noneho uzamusimbura akaba bamurobinga bati oroshye mu gutya, ariko kuyifata hari ibintu byinshi byabibujije kandi bitari impuhwe bafitiye Kinshasa kuko hari strategique. Hashobora kuba harimo icya gatatu navugaga cyo kwirinda kwavansa mu buryo bugaragara, na cyane ko gahunda yo kutavansa bari bayemereye Amerika mu kwa gatatu. Kuva buriya depite witwa Ronnie Jackson yaza hano na Masadi Boros ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 baza Amerika bari bamaze kwiyemerera ko ibintu byo kwavansa cyane bigiye kuba biretse. Bakaba rero bategereje kuvuga ngo none reka doha byange dukorikize ya formule isanzwe, kandi inzira yo kugera Kinshasa buri icyo gisanganye abantu bahereye hari ni formule imwe ntabwo ihinduka. Ibyo bintu bitatu byose birashoboka, ariko ikimpuwe sinkemera kandi nicyo cya resistance iri stiff resistance nacyo ntabwo tuba tugomba kugisiga, kuko abarundi hariya kurinda Uvira ntabwo bayirinda nka Goma cyangwa Bukavu. Hari icyo bisobanuye kuri bo, hari icyo bisobanuye hariya. Buriya njye uje kumpa support mfite ubukwe ushobora kuza kuko twabanye turi inshuti kavuga utive no mujama wanje ndamutwerera 100,000 kugira ngo agire ubukwe bwiza, which is not bad. Ariko ubukwe ari ubwawe buhanakoresha miliyoni 20
hariya rero kurinda Uvira ku Barundi ntabwo ari ukurinda Uvira ya Kongo gusa, nabo bari ni ukurinda umupaka wabo. yego kandi Abarundi nibaramuka batsinzwe iyi ntambara ya hariya ya Uvira mu buryo bw'amasasu, yego bakayitsindwa bikarangira M23 hano hantu ihagumanye, ndakubwiza ukuri uzabona Abarundi bagira ibibazo by'umutekano iwabo kandi biva muri Kongo. Ntabwo M23 izaba ifite inyungu zo gukumira uwo ari we wese washaka kubahungabanya, azizaba ifite. Icyo gihe bishobora kuvamo ibyago byinshi, niyo mpamvu barwana kuri icyo kintu. Ntabwo Evariste Ndayishimiye nimubona M23 itsinze iyi ntambara muzaba ariko itsinze Kinshasa na Gitega icyarimwe, nyine izaba itsinzwe ibihugu bibiri icyarimwe niramuka iyitsinze. Niyitsindwa mu buryo bw'amasasu izaba itsinzwe n'ibihugu birenze bibiri. None nawe utekereza ko byo mu busesenguzi bwawe ko nibiramuka batsinze iyi ntambara, ndavuga M23 cyangwa se igarurira n'umujyi wa Uvira, bishobora kurangira ubutegetsi bwa Neva buhiritswe cyangwa se intambara imusanze? Intambara imusanze byo simbyemera ko M23 yashoza intambara, yego kuko ku kindi gihugu byo ni ibindi bintu. Uriya gushoza intambara ku kindi gihugu akenshi biba birimo miscalculation. Noneho uri n'inyeshyamba zidafitanye isano n'icyo gihugu, nawe ubwawe ntabwo urabasha kwilegitimiza, uracyakeneye ko amahanga kwizera, akubona nk'udateje ibibazo, ko agukunda, akumva, amenya ngo urarwanira iki. Kwita ushoza intambara ku kindi gihugu ni ibindi bintu. Haba iki kugira ngo M23 ihite ishoza intambara ku Burundi? yego Byasaba ko M23 yaba yahiritse nk'ubutegetsi bwa Kongo, yahinduye ibintu. Yahirika ubutegetsi bwa Kongo, faction cyangwa se abantu batumva imitegekere yayo bagahungira nk'i Burundi. Bahungira i Burundi akaba ari nk'ahantu bajya gukorera riyoga. Bavuga ati twebwe tuzaza kuvana ubutegetsi bwa M23 tuvuye i Burundi. M23 igatangira kubona ubutegetsi bwayo burageramiwe cyangwa umutekano wayo urageramiwe. Icyo gihe nibwo bashobora gukora icyo nakita preemptive invasion. Ariko hatabaye ibisa gutyo baba bafite ukwirinda kwinshi. Igihe cyose baba batafashe Kongo yose, bafite iki gice cyabo, bazaba bagikeneye ko amahanga bumva, ababona nk'abantu beza. Nabyo M23 ikora none, ikuvuga ngo duce ruswa, tuzane isuku aha, tuzane transparence, tuzane inzego z'ubutabera. Ni ukubwira amahanga ngo ariko ntabwo mubona ko turi bazima kurenza abo duhanganye? Kuki mutaturekonesa buri gihe mugakomeza kwizanisha? Ntabwo mubona impinduka dukoze mu mezi 8? Ntimubona uko tubigenje mu mezi 10 ngo mwibaze bibaye imyaka 5, ngo mwibaze bibaye imyaka 10? Biriya no kwiyamamaza. Nabyo uri kwiyamamaza rero werekana defo zawe. Ushaka nk'akazi ahantu mu kigo gishya ukaba winywera agatabi, ntabwo ugenda uhumura agatabi. Niyo waba uzi ko nyine ari uburenganzira bwawe, itegeko rikwemerera kurinywa zironga zitarinywereye mu kazi, abantu batakuza ukeneye kubrandinga cyangwa se gucuruza isura yawe nziza, ugenda uhumura neza, wambaye neza. Niba ufite izindi defo z'agatabi, ubusinzi n'indi ugahisha kure. yego M23 rero ikeneye kwamamaza no gucuruza iyo sura nziza yuko ari abantu batagorana, yuko ari abantu bumvikana, yuko ari abantu bashaka ibyiza kurenza kuba bagashoza intambara. Ntabwo rero mbona automatically kuvuga ngo nifata hariya ubutegetsi bwa Bujumbura buzahita bugwa. Icya kabiri, niyo yabishaka, ngiye nabikubwiye, ntabwo bisobanura 100% ko ubwo bushobozi buhari. Ntabwo erega noneho Burundi butandukanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Burundi ni igihugu kiyobowe n'inyeshyamba, kandi utagira ngo aba bantu b'i Burundi bamaze kwibagirwa ko ari inyeshyamba. Bavuye mu kinyeshyamba 2005, umwana wavutse bavuye mu kinyeshyamba nibwo ari kuzuza imyaka 20. Imyaka 20 ni mike. None nyuma y'icyo gihe ntabwo bari muri bya bisirikare byari dormant. Hari bisirikare biza nta ntambara, nta kibo barazigize, bagize imidugarara babarwanya, bagize izindi ntambara bijandikamo, ibyo birabatyaza. Icya gatatu 2015 hari ahantu hapfubye kudeta. Abo bantu abemera ryahame yuko abategetsi birinda bakanarinda ubutegetsi bwabo mbere yo kurinda abaturage, abo bantu nabo ntabwo basinziriye cyane. Wongera n'akakantu nakubwiye ko na M23 nabo bavuga ururimi rumwe, Ikirundi, Ikinyarwanda ni indimi zisa, zifitanye isano. Wongereho ryahame rya proximity, ugushoboka kwabyo
yabasaba kuba M23 ifite support y'ibindi bihugu yego bashobora kuza kubafasha. Yego. Ntabwo rero ari ibintu bavuga ngo ni rimwe guteranyaho rimwe byahita biba cyo koza. Nemera ko M23 nifata hariya igihanganye n'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega buzaba menasi. Ntibuzabura ibitero, ntibuzabura imitwe ibutera. hari ibyo bintu nyine navuga ko umunsi batewe nabo Ntabwo ibyo bita bisobanura ko ubutegetsi buba nabo oya Eh. bazitabara nabo bazirwana ati bafashe uwo mujyi ndayishimiye kohereza abantu ati nabo bakirwanaho nyine. yego intambara yo byajya bibaho uko gushwanashwana ako ntibita bisobanura ko ubutegetsi bugwa ako kanya. Niba hari n'igihugu mbona abategetsi baza basa ideology ntihinduke na gato u Burundi buriya sinjya mbona ideology ya Pierre Nkurunziza niya Neva zitandukana, ahubwo uburyo babye expressing. Nkurunziza yari umuntu ufite akantu yenda guhuriraho na Kabila, ntabwo bari abantu ba mikoro na kamera cyane. Yego. Cya kabiri ni abantu bitonda mu mvugo. Mu gihe Evariste Ndayishimiye we ahita pika, we na Tshisekedi buri ukuntu bameze barapika. Wende Evariste wakakiramo n'akantu ko gushaka kuba umuntu w'abaturage cyane, ko gusetsa no kuvuga ibintu biri ku rwego rw'abaturage bamwibonemo bavuga ati hagati yacu na perezida nta ntera ndende irimo n'umuntu wacu, avuga ku bijumbu, avuga ku ki, ariko biratandukanye. Ariko wabireba mu buryo bwa ideology cyangwa se mu buryo bw'ibyo bose batekereza, ntabwo batandukanye. I Burundi hanavuyeho umutegetsi hakavaho Evariste Ndayishimiye hakaza undi, byaba byenda gusa. Abo bantu rero kwita wizera ngo ibintu bitahindutse, hari igihe n'ubundi imbaraga ziba zikiri za zindi nubwo nawe afite ibindi bibazo. Yego. Hanyuma aho nabonye n'amakuru gusa mu kanya gato nibwo nakiriye umbwira ko ayo makuru ngo ashobora kuba ari kwa kundi bikina, aho bavuga ngo abarwanyi b'inzego z'aborozi urumva Wazalendo, yego, ngo bashoboye gutsimbura ngo no gukura ngo inyeshyamba z'aba 23 ndetse bagashyira no twirwaneho ngo zari zimaze kwigarura umudugudu wa Twetuwe uri mu gace ka Itombwe muri teritwari ya Mwenga intara ya Sud Kivu. Ati izo nyeshyamba zari zafashe mu masaha make gusa ngo ariko zatsinzwe zihita zisubira inyuma ngo zisiga imirambo y'abarwanyi bazo ku butaka. Umubare bagaragaje abantu 16 bagaragaza ko ngo umudugudu wa Twetuwe ngo urimo mu maboko ngo y'abarwanyi b'Abazalendo ngo bakomeje kugenzura yego aribo bakomeje kugenzura ako ndabonanze akarere. Nkibaza ibi bintu kenshi njya mbona bikora cyane cyane Abazalendo FARDC bakaba bati twafashe abo muri M23 bishyikirije bagize iki, ariko nyuma kenshi ugasanga ntago mvuze ko kuko urugamba n'urugamba nabo barafusha nta gitangaza kirimo, kuko niba turi kurwana sibyo n'umuntu ntabwo wambwira ngo ndamukubita hanyuma njyewe ngendera aho batandiye n'inzara cyangwa satana, sibyo se siko byemera yive. Ariko amakuru nakire nuko ngo ibi ngo bishobora ko bavuga ko ngo bahakuye M23 ngo atari byo ubwo ari byo bindi bavuga ko buriya ku rugamba. Yego. Kajorite ya mbere iba ku rugamba ntabwo ari abarashwe n'ikompuri kabamena umutwe cyangwa ikabaca amaguru. Yego. Kajorite ya mbere iba ku rugamba n'ukuri kuri mu bintu bya mbere bipfira ku rugamba. Yego. Abantu bari ku rugamba baba batangaza ibinyoma byinshi kandi ibinyoma birakora ku rugamba. Ibinyoma byongera confidence. Yego. Ni ukuvuga ngo dushobora kuba twebwe turi kurwana kuri uru ruhande, abo hakurya kwita tuvuga ati yewe bagenzi bacu nyuma y'umusozi bahanuye indege yahaduye, bikongera ka morale tukavuga ahubwo no mu kanya turahanura indi ko turapushinze tubonye ngufu. Ibinyoma bishobora gutuma uretse kuba byakongera morale bishobora gutuma wongererwa icyizere. Baba bashobora kubihimba ari n'igihe n'inzego z'ubutasi ubwazo zihimba amakuru y'ibihuha kugira zitere ibuye mu gihuru zireba ari ibiki. Hari n'ukuntu abantu baba bakeneye ako gapiyara, haba hari ibintu byinshi abantu bashobora guhimba. Rero ngewe ayo makuru yo ku rugamba sinkunda kuyaganiraho nka fact. Yego. Nkunda kuyaganiraho mu kureba ngo yasobanura iki. Ibyo bivugwa bibaye ari byo byaba bisobanuye iki, bibaye atari byo byaba ari ukubera iki. Hari biba bigoye kuyaverifiya cyane rwose. Noneho urwo muri Kongo rwo
biragoye cyane rwose. akenshi biba wa mugani wawe hari ujya avuga ngo hari igihe aba ari propaganda y'uruhande rumwe ati kandi irakora cyane cyane cyane. nawe wemera ko propaganda ikora kandi koko Propaganda nanone irakora ku cyane. rundi ruhande icyo remera yive usanga buri muntu wese aba ashaka kuvuga ku ruhande rusa naho rugize iki naho urwo ruhande rumurengera kuko aba avuga ati ngewe icyo ngomba gukora ni uko nagira ngo ngomba kwizera ko ku rugamba ngize iki ndimo yego. wabonye ibyo twirwaneho yavuze nanone nabonye yagarutse cyane cyane ku barundi wabibonye ariko reka nkubwire icyo mbona cyo nacyo reka ndinyuremo muri makeya ati imisozi miremire ya Fizi irugarijwe n'iyongera ry'ibitero biteguye neza bigamije kwibasira abaturage b'abanyamurenge kuko byatangajwe n'umutwe twirwaneho ibi bitero byatangijwe na coalition igizwe n'ingabo za FARDC z'u Burundi milisi za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR kuva mu gitondo cyo ku itariki 6 n'uyu munsi turimo byibanda cyane ku duce twa Karingi na Mikenge. Izi ntambara zateje ihunga ry'abantu benshi harimo abagore n'abana basanzwe babura ibiribwa n'imiti y'ibanze. Ibyo bitero bikoresha intwaro zikomeye n'imashini za mitrailleuse bikaba bihujwe n'ibitero by'indege z'intambara ndabona muri parenthèse arimo Burundi ati byabanje gukorwa mu duce tumwe two muri ako karere. Urumva ati intego y'ibi bikorwa isa nk'iyo gukaza igenzura rya gisirikare ku gace ka Minembwe ahatuye abantu benshi bimukiye iyo bahunze urugomo aho imyaro myinshi yamaze gusenywa burundu. Itangazo rya twirwaneho rivuga ko ibi bitero bya buri munsi bishyigikiwe n'ukwiyongera gukomeye kw'ingabo harimo indege z'igisirikare cyangwa se drone n'indege z'intambara za Sukhoi. Uwo mutwe ushinja ba perezida abimwe bagarutseho Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye ko bafite umugambi wo kurimbura abaturage b'abanyamurenge bakoresheje politike yo gukoresha umuriro no gusenya byose banirengagiza ibiganiro by'amahoro bya Doha. Ati ingabo zishyize hamwe n'abamirise y'imbere mu gihugu n'andi yunganira zikomeje gutera urupfu n'akababaro ku baturage b'abanyamurenge bikarushaho gukaza ibibazo by'ubutabazi n'imibereho mibi muri ako karere. Twirwaneho yamaganye bikomeye gahunda yo gusenya abaturage hashingiwe ku bwoko ikorwa n'ingabo ebyiri zifatanyije bashyizemo parenthèse FARDC n'iz'u Burundi n'abamirise b'Abazalendo banga abatutsi bashyiraho abanyamurenge. Uwo mutwe usaba umuryango mpuzamahanga gushyiraho igitutu gikomeye usaba gukuraho burundu ingabo z'u Burundi ndetse no gukuramo FARDC n'abaziyunganira mu misozi miremire yo hagati ya Fizi. Twirwaneho yongeye kugaragaza ubushake bwo kurengera abasivile no kurwanira abaturage bakomeje kugirirwa nabi n'abagomba kubarinda. Yego aho berekana imimerere mu misozi miremire ya Fizi irakomeye abaturage b'abanyamurenge bakomeje kubaho mu byago n'ubwoba buhoraho mu gihe twirwaneho ikomeje gukurikirana hafi ibibera ku butaka no gutanga amakuru y'umutekano. Bagaragaza kandi ko twirwaneho ifatanyije na FC bafashe n'imidugudu ya za Poezero tuyetuye nk'uko nabigarutseho teritwari ya Fizi Mwenga nyuma yo gutsimbura ingabo z'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi za FARDC. Yego nkibaza ariko se amaherezo nayahe ive amaherezo umunsi ku wundi wumva ko aka gace karimo abanyamurenge ari ibintu navuga biteye ubwoba ibyo bakorerwa umunsi ku wundi. Ese ubona wa mugani uno mujinya ino 26 twirwaneho bafitiye abarundi kuko ujya wumva cyane abantu bagaruka cyane n'abarundi sibyo? Yego ubona ariko ni nazo ngabo zihari imva amahanga zisigaye nizo ngabo zihari imva amahanga zisigaye hariya mu buryo buzwi abandi n'abacanshuro. Yego iza SADC zaratashye Afrika y'Epfo Tanzania na Malawi. Yego abacanshuro ba mbere baratsinzwe bo bari kuri front line aba hari bandi nabo ntabwo bagaragara kuri front line. Yego rero abashobora kugira na contact na M23 bahura nayo bagapezanya n'abarundi. Noneho wareba abarundi ibyo igice barimo aho za Fizi Mwenga Minembwe na hehe ni ya zone n'ubundi hura
na Uvira ikajya ni Burundi. Yego. Aho ni hahantu rero uvuga ngo ni conflit, noneho iri ahantu abarundi bashobora kugira influence kurenza ahandi. Wabireba icyo binyereka biranyereka ko dushobora kuhabona indi zone y'intambara ikomeye. Yego. Noneho bikava muri bya bice kuko nka M23 yitangira buriya yahereye no mu bice nibyo byo muri Kivu zombi ariko bitarimo abanyamurenge benshi. Nyamara abanyamurenge no mu M23 yari icecetse bo batakaga ko barimo barakorerwa iyicarubozo. Hari igihe M23 itarwanaga ariko twirwaneho irwana. Yego. Twirwaneho irakubwira ko agahinda ifite none gahera mu myaka 7-8 ishize. Muri iyo myaka M23 yari yararambitse intwaro kuko M23 hashize hafi imyaka 4 yongeye kwegura intwaro yari yararambitse mu myaka 10 hafi 10 banzwe kuko bari bararambitse intwaro muri imyaka 8 muri 2013 bazubura mu mpera za 2021. Yego. Abo bantu rero bari bataraba bamwe na M23 uyu munsi ni bamwe. Buriya twirwaneho M23 ijya guhinduka AFC M23 Alliance Fleuve Congo M23 bigenda kuri twirwaneho iri mu mitwe yomitswe kuri M23 kirya gihe. Yego. Ariko bamera nkaho bayivanye ku itangazo mu mpamvu za security kubera ko biriya bice M23 yari itarabigeramo. Kuri ubu ubona ko none byararangiye nta kiyo guhisha kigihari. Yego. Rero FARDC cyangwa se Congo ishobora kwisanga ejo noneho M23 yamanutse yaje gutabara twirwaneho mu buryo bweruye hariya. Tukaba twahabona zone y'imirwano ikomeye cyane. Icyo gihe ni naho hava bya bindi bavugaga ngo byo gusubiza inyuma abarundi kugera niyo Uvira ivuyemo n'ikindi kuko abarundi bari kurwana hariya igihe M23 yakataza igana Uvira na hariya bahava. Yego. Batavuga ati tujye kwikonsantra kuri Uvira kuko Uvira ifashwe bibereye Minembwe na Mwenga byaba ari ikibazo cyane baba incycled kandi ntabwo yaba amahitamo meza. Hari ibice navuga ngo mu bihe biri imbere tuza kubonamo imirwano ikomeye kurenza mbere. Yego. Hanyuma nkibaza se ino gufata imidugudu ya za Pwezero za Twetwe na Ngezi iri muri teritwari ya Fizi na Mwenga urabona byo kuba bafata ino izi Pwezero n'utu duce byo hari icyo bishobora kuza kwimarira? Ni ibisanzwe mu rugamba ibyo twita battles apana war. Yego. Ingamba uyu munsi abantu bashobora gufata ahantu none ejo bagafata ahandi ejo bakahamburwa. Gufata uduce bijyana no kuvuga ngo turi strategique ku ruhe rwego. Rero nimba batwambuye abantu bari bahanganye nabo uyu munsi bishobora kubaho ubuhumekero kuko niba FARDC cyangwa ingabo z'Uburundi zabarasaga cyangwa bazishinja ko zabazongaga kuba bazambuye utwo duce nibura babizeye ko baza kuba bahumeka kabiri. Ariko bashobora kudufata none ejo ukabona habaye ibindi. Nicyo ndi kubona kurenza kuvuga ngo ni gufata uduce cyangwa se kutwisubiza. Ndabona intambara ikaze kurenza iyo twe tumaze iminsi tubona. Bamwe bati ifungwa rya Masunzu ati rishobora kuba igisubizo kirambye cyangwa se navuga bikabera nanone imbogamizi ku ruhande rwa FARDC. Ese ariko nawe tukongera tukibuka ko umuntu igiti kimwe atari ishyamba. Nkibaza ubona ko kuba Masunzu afunzwe hari ikintu ushobora guhindura ku rugamba? Kuba Masunzu afunzwe kuko nabonye bati kuba afunzwe ati byuza na operation yajyaga ategura akomeye ndetse akabangamira cyane cyane abanyamurenge yohereza amadrone yica bene wabo byagihindura. Yego. Byagihindura ndetse cyane. Masunzu niba ibyo bamukeka hatari byo sibyo? Yego. Baraba batakaje elema yahanganaga na bene wabo kandi buri muntu muhangana kuzi abashobora no kukuzonga pari raporo y'uwo muhangana atakuzi. Masunzu niba ibyo bamukekaho ari byo baraba bafunze icyuho cyacagamo ibishobora kubangiza. Byaba byo bitaba byo hari ikigomba guhinduka kubera ko Masunzu ntabwo ari imisanzwe. Ngiye mfata ko umuntu uyoboye zone ya 3 mu gisirikare cya Kongo aba ari ku rwego rumwe n'umugabo w'ingabo bizagira uburyo bidekuraje cyangwa bitusha abandi bene wabo bakiri ku ruhande rwa FARDC. Bavuga ati ariko ntiwasanga turimo turasazisha umubyeyi utaratubyaye. Kuki bene wacu buriye bisanga mu bibazo bene wacu bari ku ruhande rwa FARDC ariko abandi bavuyemo muri M23 bakakirizwa yombi. Masunzu uyu munsi arafunzwe. Gasita arahunze. Rugabisha arishwe. Yarahunze ko n'ubishingo yajyanwe Kinshasa. Yajyanwe i Burundi, afi Burundi yajyanwe Kinshasa. Yavuye Uvira mu gicuku
ajyanwa i Burundi bamufatira indege imujyana i Kinshasa ariko za i Kinshasa ari mu zihe nshingano ko hari iri mu nshingano bifata nko kumuhungisha hari igihe baba bibara ko bishobora kuzibazwa kandi uyu munsi ibyo Masunzu ashinjwa ejo na Gasita ashobora kwisanga ari kubishinjwa kuko nibyo abayobozi arindo bamushinjaga birasa nk'ibyo Masunzu ashinjwa. Rero bishobora kuzatuma abandi basirikare b'Abanyamulenge cyangwa abarwandofone bo muri FARDC babaho bishisha. Ibyo rero hari icyo bivuze ku rugamba. Uravuze ngo ni erema idasanzwe yego sibyo ariko nanone nkibaza muri za FARDC harimo n'undi abandi bajenerali basigaye bamusigariyeho aho numvishije ko ngo nabamwungirije yego bashobora kuba bafunzwe ari byo abandi banagarutse urakoze cyane kugikumoza bamutwara we na Banza nako bamuvana Kisangani umugabo w'ingabo Jules Banza yari yiziye aza hariya bakorana inama ariko bamutegeka kutinjirana intwaro arinjira agikona abana baje kumutwara bamutwaranye n'umwungirije ndetse n'uwari ukuriye abarinzi be bikavugwa ko nyuma hari undi mu bari bamwungirije nawe watawe muri yombi kuvuga ngo atari bari babiri yego nyuma mbere batwaye babiri batwaye ibyako kanya nyuma batwara n'undi umwe mu bari bamwungirije ntigeze menya amazina ye ariko ibyo ntabwo ari cyose cya effective banabona abandi bamusimbura ahubwo abo baje kubasimbura bariyumva bati baratekereza bati ni bandi mu gisirikare ikintu cyitwa morale ni ikintu cya mbere gikora mu gisirikare morale irakora icya kabiri credibility kwizera ngo uyu muntu turi kumwe cyangwa se confiance uyu muntu turi kumwe ntabwo yangambanira turi kumwe nyine twasangira urupfu twasangira n'ubuzima ibyo bintu bibiri iyo biri gutakara mu gisirikare aba ari ikibazo abagomba kuba harimo ikintu cyitwa cya morale iri hejuru cyane abagomba kuba harimo ubwizerane nyine hatarimo urwikekwe yego hagomba kuba harimo discipline isanzwe ari nkeya none harimo n'urwo rwikekwe ubwabyo bishobora no gutuma M23 binjirira ikabushaho kuba cimwe ariko ni nabyo bamwe batese niba Masunzu yicisha bene wabo ati FARDC izamwizera gute ko nayo izavuga iti wa mugani niba uyu muntu no bene waba bakoraho twebwe ko dushobora kuzaba bakurikiyeho hari nabyo nibwira ibyo ntabwo ahubwo kubica ari bene wabo ibyo bita bikwereka ko ari gukora neza ibijya FARDC Masunzu uko nge mbitekereza mbona ibintu bibiri ni Masunzu waba ibyo ashinjwa abeshyerwa bitarabaye ni Masunzu mbona aba yarabikoze yaba yarahindutse nyuma ndetse yaba yarahinduwe na Kabila cyangwa se yarahindutse so atafite ibyo atumvikanye naba Kabila se bari kumwe akaba yarahindutse ari we Kabila ntabwo uburyo Kabila akora ntabwo agaragara nk'uri muri M23 mu buryo buri direct ariko nta nubwo agaragara nk'uhanganye na M23 cyangwa wifuza kirwanywa mu kugaruka kwa Kabila akaba yaba yaramuganirije cyangwa se akamuhindura mbabarira gato se uciye mu ijambo utararengaho uvuze icyo kintu rero waba uri gusanisha n'abavuze ko ashobora kuba yaratangiye imikorere mibi kugira ngo ase n'uwajoyininga mama 23 kubera ko yabaraganijwe na Kabila nibyo narabyumvise ibyo mvuze nyine byaravuzwe ndi kuvuga nti mu bivugwa bati wabona Masunzu yaratangiye ndakuvuga babyita mu kirwa gusubiza agatima impembero hatari kwa mugani ko Kabila ariwe wangize uwundi we yego nicyo ndi kuvuga ko byashoboka ko yaba yaramuhinde naho nimba yaricaga bene wabo ku rugero runini kuriye ashobora kuba mbere mu kubarwanya yarakomeje ahubwo wenda nyuma akaba yaganirizwa bakamwereka bati do inzira niyi icya gatatu ubona rindi gukomeza wabona nawe afite ibyo yapfuye na Kinshasa mu buryo buri indirect na Kinshasa hari ibyo batumvikanyeho kuko hari abantu bakomeye bari muri M23 kubera ibyo batumvikanye na Kinshasa atari urukundo bakunda M23 nese Corneille nanga akunda M23 ariko yarayikunze kubera ibyo yashwanye na Kinshasa nese mubeshye yashwanye na Tshisekedi Corneille nanga ari mu bamushyize ku butegetsi Tshisekedi araza ashaka kumukenesha burundu amunyaga ibintu byose Corneille nanga aravuga ati kumbi nuko uteye databuja Kabila uramumenesheje nanjye uri gushaka kunkenesha na bene wacu bose uri kumarira muri gereza reka noneho nkwereke ko umuntu yakubyibuhana none se fata bya Mungu Mahesh Bernard yari yafunzwe na Kabila yafunzwe ku butegetsi bwa Kabila Tshisekedi ageze ku butegetsi aramufungura ariko asanga hari abari kumwe nawe bafite amaraka angana babaye promoted ntibamupromoting asanga n'imitungo ye myinshi yaragiye kandi abantu barabizi ko ari umurwanyi n'umuhanga harajo yinika iyo bimeze gutyo rero ibyo biraba rwose
nawe rero ashobora kugira gutya akabona hari ibitari gukunda, hari ibyo biri guhombera hakurya, kandi abandi arabizi bafite transparence, nta byo bari guhombya, agasigara aganira nabo ikintu kimwe abwira ati Kabila ko aza mukamwakira ntiyari igihe yabarwanyaga, ntiyatumiye ne wanyu ati ntuzi nanjye mwambarira bene wacu nishe ko byari bimeze gutya, noneho nk'abajoininga, kandi bwira ko M23 ntabwo ishidikanya ku mbaraga za Masunzu mu buryo bw'igisirikare. Kubwiza ukuri ntabwo benshi mwemera, ntabwo ari ukumukunda, ariko uganiriye no muri M23 bakubwira ko Masunzu ari umusirikare nyine mu buryo bw'igisirikare, ko iby'igisirikare bizingatiye bitandukanye n'abasirikare benshi ba Kongo, uwo yaba ari ingufu. Ariko n'igihe bamubwira ati ngwino kugira bazamwihorereho, ugiye kwihorera ku muntu uraye muri sari wawe bitandukanye n'umuntu uraye muri sari we, nabyo byabaho bakamubwira tukingwino, hanyuma se bikagera bakamwihorera. iyo ni amakuru nubisha yo mu bamotari ntago nayemeza. Reka nifata seka iyo mvuze mu bamotari nuko icyo kintu ukomejeho cya Masunzu bamwe bavugaga ko nyine bishoboke ko banabonye nyine muri telefone ye ibyo byose, izo nyandiko, ibyo wandikirana iki, kuko kugeza kuri uyu munsi ko nuze iminara bakoresha ngira cyane iriya nirahinduka ya za Kinshasa. Yego ibyo byose rero bakabibona atari ku bundi wamagani uyu muginga yaba ari we wamagana watanze Bukavu na za Goma abishaka kubera inyungu z'abangaba. Ntabwo nimba ntibeshya, ntabwo Bukavu ifatwa na Goma se Masunzu yayoboraga kiriya gice, ntabwo mbitekereza, simbyibuka neza uwayoboraga hariya, kuko ndumva atari Masunzu. We n'ubundi bamushinja ahubwo nzibira ha M23. Ni nzibira Bukavu, nzibira muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu hari kompanyi z'Abashinwa zahacukuraga amabuye y'agaciro, kari we hatanze. Yego, ariko niba ntibeshye Bukavu na Goma bifatwa nza Masunzu atarari hariya, simbyibuka neza. Masunzu ntabwo yari hariya byanze bikunze, abantu bazi kumbabarira, ntabwo niko neza uruhaye, ariko ndumva Masunzu agirwa umuyobozi wa zone ya 3 hari haramaze gufatwa, none ubwo kuko yaranaje atinya gushyira ofisi y'Ibukavu, ahita ajya muri inoze, yabanje kwigerageza Kisangani, buriya yabanje kwigira Kisangani, nuko nyine yarasanze Bukavu bitameze neza. Kandi abenshi mu bari bahari hariya bagahunga, murabizi ko bahise bahamagazwa. Ibyo byose rero urabyumva ko afite ukuri nyine, ubwo ashobora kuvuga ngo ninde wahamwohereje, yaje gute, ese hageze hari ibyo yakoze, igituma ntekereza ko nimba ari n'uwahindutse yahindutse nyuma, nuko mu ntangiriro Masunzu yangaga M23, kandi yarayikubitaga akibaza none ntari mu bishe makanika. Ntabwo abantu waba uri gukorana nabo ngo wice kiyongozi wabo.